yewe ngo kwitana amazina simbyemera kandi kuri njyewe wapi wowe ngo gute none se nkakura tuvuga akagara sivyo akagara biriya byo kudutuka ngo turi bifobagane sivyo biriya no kudutuka biriya byo simbyemera biriya byo kudutuka hanyuma kuki wemera akagara nuko gahaba sivyo umva nkubwire iyo by'amazina ngo akagara ngo ifobagane umuntu ushaka gutera imbere ushaka kuba ambasaderi w'amahoro ibyo ntubireba ntunabitega amatwi ni ibintu bisenya umva ni ibintu bisenya ni ibintu mani bazadukomeretsa imitima kurumva bari abantu badukomerekeje imitima cyane cyane erega iciza nuko gusaba vuga sibyo iyo yo kuvuga rero umuntu yavuga kabiri ariko bakubwira akantu kamwe urabona ino minsi ba ejo bino bintu byabaye mu Minembwe buriya nibo bari bafite kubikora kurumva nibo bari bafite kuja guserebura iri haruguru iwacu mu Minembwe guserebura bahafashe iyo niryo kuko mwaranavuganaga mwavugana nabo koko tugenda kuri TikTok no hehe bakavuga ngo mureke muzareba mu kwa karindwi kurumva ngo kizohaba rero ikintu cyahabaye bakibonye umwanza gucira kowa Imana ikagucira kanzu none se usibye kuri TikTok bavuga ibyo buza bari ku mututu ngo tuvuge ngo abantu bavuga wawapi nakanwa rero ibyo ni mpamvu yati ni ukuhindura zero dahere ku makubita amazina no kubazamura byihorere ngiye kubwanjye turi umuntu umwe twese turi umunyamurenge nimuze niba warayobye bibaho garuka tuzakubabarira garuka rwose nawe mwana w'ikiraragarutse ugaruke ujye mu bandi amagambo arakomeretsa amagambo arakwica gusa ni mabi kandi rero iyo umuntu umubwiye nabi uba umusunikiye mu cobo ahubwo bibaye na byiza nuko bidakunda wamufata ukamuhana mu bundi buryo buri mentally ukamwigisha buriya gufunga ntabwo ari bibi gufunga uragenda ukicaza umuntu ukamwigisha ibyo yari arimo ko atari byo akagaruka akabona ibyo abandi barimo ko ibyo byiza ariko ntabwo tubafashe ntabwo tubabonye sibyo ariko kubafata kwacu ni iki ni ukubibabwira ni ukubahereza umutima w'impuhwe ikibazo cy'abariya bikubita ku mutima urumva kandi iyo wikubise ku mutima Imana izi kumanura na Nebukadinezari siwe Imana aramumanuye imuhindura nimba ari inyo nimba yaramuhinduye yako ni oya nimba ari inyo nimba ari inka ararisha nyine nimba yaramuhinduye igiki iyi si nyine inyo zirarisha wenda amuhinduye icyo ntazi ararisha ajya mu ishyamba rero mukaza mwikubita ku mutima Imana imbere twigwaneho impamvu izitsinda na M23 zishira Imana imbere ibindi byose ni ibintu bibiri Imana imbere n'impamvu ifatika cyane ibyo bintu ni abantu bagwanira amahoro kandi ariko ngiye ibyo nibaza bagiye bareba guhera za Bunagana iriya ukagera mu Minembwe ahantu hose bafashe ko atari amahoro masa n'igihe ari wari wabona bari abasirikare b'abarundi cyangwa se bano ba gisegeti kurumva baja gusirimba ibo ntibazanareba yuko bari abana bazakoreshwa n'Imana ngo babatinye Imana irabanza ikaguhisha izabahisha ibisubibahishe isubira muzakomeza mubeho bazaka oya kubahishura gusa amahoro niyo meza urukundo hamwe n'umuntu wese wayobye mu buryo bwo kumugarura ngiye kuri njye mu buryo bwo kumugarura uramwitondera ukamubwira neza ukamubwira ko yayobye hanyuma akagaruka tukubaka iwacu none se nkora ubu nyine wenda nk'umuntu umwe w'akagara ntazi sibyo tuvuge ku rugero nk'ikizina nka Petero si uw'iwacu si yavuye ruguru si umunyekongo w'umunyamurenge abaye akagara hanyuma uzasanga afite umuntu we w'umutwigwanira na mukuru we reka tuvuge ye nawe ni akagara wenda baramurashe sibyo mu by'ukuri ntituba duhumye cyane kandi hari uburyo wenda yari kumva ko ibyo arimo atari byo akagaruka uzi umusanzu yakora bakubwire bari abantu ntabwo baza bumva ese wari wabonaho kurumva kuko wewe nyine urundi bwoko kurumva uri bundi bwoko nyine kuratuka ubwoko bw'abanyamurenge naje nkagushigikira kakubwira ngo ni ibipfu ni ibiki ngatukafande kamutuka nkamutera hasi nta kubwira ubundi bwoko
ukumva ko abo bantu bakora mu mutwe. Ubundi akenshi umuntu utukana nta mbaraga bafite, niyo mpamvu bananiwe. twebwe icyo turi gukora ni ugusenga no gukora cyane ibikorwa byonyine birivugira. Ibyo warungiye ngo baravuze mu kwa karindwi ngo bazaserebura, ntacyo Imana yabyerekanye. Ibyo bikorwa rero nibyo twifuza. Imana igucira umwanzi, agucira akobo, Imana ikagucira akanzu. Imana y'iwacu, Imana y'abadata, Imana y'abasokuruza, Imana y'abatwigwaneho, Imana ya M23 yakomeje kwigaragaza. Tuwo mugani tuwuzi cyane, ubundi ndawumenye nawe kuvuga. Imana umva kubwira umwanzi, urumva agucira akobo. Kujye bavuga umwanzi akavuga ati umva harabona afande, bwaca afande wabakare upfa. Muri Imana ibaciriye afande akanzu indi nzira, anakwepa naende rero wa undi amwifurije urupfu akaba ari we bahanyine, ariko uwacu akabasigara yema. Ariko se wewe wagiye mu bihugu byinshi kundusha, wowe ni kuntu ibihugu byateye imbere, iwacu tukaba tudafite n'umuhanda. Amashanyarazi igihe atangiye kuza turi kujyana, tuzayakora yego, ariko nyine ibi iminsi yose aho kugira ngo dutere imbere turi kurasa n'amaguru. Nyine hari intambara, nose bakoraga gute kandi hari intambara? Nyine wowe ushoboye, wowe ufite icyo wavuga, vuga amahoro. Nuyavuga reka bakoreshe umututu mukivibanze mu kanwa amahoro, reka bakoreshe n'umututu nayo. Abana bacu bahetsezerano mani, ndabwo bw'abana bacu dufite, ntabwo singaho banze amahoro, banze mu biganiro, none ntibivangijeyo. Ni ukupfa kuhakandagira gusaka amahunga gusa ngo twigwane we ngo yabahumuriye neza, agapfa kwigwa. Reka bumvishije ijambo ry'Imana barababwira ngo sibyo, mwe gusa mufate twa tundi duke mufite, tujye duke mufite, kuko Imana yarababwiye ati muje kugwana, ati nta masasu nta mbunda, niyo tujye duke gusa ufite, ugende udutunge gusa, numara wirukanka uje kureba. Barirukanse yara kuri point 0 bararunda n'amadrone byose barabizira kuri ka kabundeka kamwe katwa tuvuta twa wa mungo Elisa yabwiye wa mupfakazi, zanwa akantu kawe gake ufite wuzuze ibintu byose. Nico kumwe natwigwaneho ejo bundi nivyo yakoze, nuzaba kwe twigwaneho bafite amadrone ubuye turarunze. Kayo uvuga ko wagira ngo uriyo watera ubwobandi mbere. Murabifite pe? Turabifite byose dore. Gusa icyo nshishikariza abana bacu, mugende muje kwiga bagifite umutwe wo kwiga, muje kwiga muze mwiga kugira ngo muzoza murasaza drone. Bariya ubwo uravuga bari mu bihugu bikomeye batari ku mututu, baje kwiga muje muve muri company, mugende mwige muzoje kurasa zira drone twafashe. Wakoze drone dufite muriro warata kukabundi akakamwe gusa. Imana yabwiye gusa sema atamira mubwira ngo haguruka, aramubwira ati Imana ntacu mfite cyo kugwanisha. Ziranzige ndazigira gute? Wari wowe n'inzige zuzu ndazikoresha iki? Tibuye gusa kamwe gusa ufite, genda ugakoreshe kwereka gatunge gato. Abana baje gutunga amahunga ngo twigwanira abamurete neza parufe, barikorera barahunga, basiga amasasu, basiga za drone, basiga iki ibigori ngo amasukari imiceri byose kukabunda twatuvuta duke twuzuye Elisa yavuze. Ndabakunda guys, Imana ikomeze bane namwe.